kumurebera Sabe n'umuntu ngenda kureba kuri Galaxy hariya bakazana amakafe bakazana ibiki kandi iyo ngiye guhura na Irene abanza kunsaba n'ubugari rega Irene abanza kuzi wanje nkabanza no kurya ubugari bwanje muswera wanyu ahita ati yashyireho ati banza ngo du nakagari gahari hano akabanza akajya akagari agakubita vuba agahita yiruka so sasa Sabe niyo mpamvu mukunda cyane njye nkunda umuntu akora ibintu urumva ka Sabe baramuvuga ngo Sabe yakoze ibingibi erega simpakana ko Sabe ashobora guhemukira umuntu ariko Sabe ntabwo yahemukira abantu bose kandi abanyakigali bashobora guhemukira umuntu wese umunyakigali ni umuntu uhemukira umuntu we umunyakigali mushobora no gutandukana umuhaye miliyoni agahita guhemukira on the spot umuhaye miliyoni Sabe iyo akubonye ko agukeneye ntabwo ushobora kumufata ikosa akitwararika akavuga ati uyu muntu ndamukeneye nta kosa nshaka ko mbonaho azajya yumva ni ukuvuga ko ibi bintu byose muvuga Sabe nta na rimwe nta nubwo noneho hari line yo kuvuga ngo njyewe nshobora kuyibona nkavuga ngo yego yabikoze nabyo arabimpisha ko ashobora kubikora ariko njyewe akanyereka ko ari umuntu twumvikana kandi yanyubashe gusa Sabe ikintu umunsi ubona kweshe du ikintu nzi kuri Sabe nuko nzi ko azi kuri konisi y'umuntu ari inshuti ye aba ari inshuti noneho iyo example urabona nk'ejo nari ndimo ndatongana kuri Rosikana narakaye kubera Rosikana abanyakigali bameze nka Rosikana umunyakigali ni umuntu aza atanazwi umukayita agatwika rimwe akibaza ko harenze akanakumenyera ibyo bintu Sabe ntabyo akora Sabe ubundi muntu ameze nka Sabe mbaza ngo ninde ni The Ben nawe yarangije kumenya ko agukeneye aritwararika nta kibazo ashaka kugirana nawe uretse ko agira ibintu byinshi bushobora kuzamo ariko uri umuntu ufite ubwenge ukakabona ko ati kamucitse The Ben uko ameze abandi banyakigali bose bagwa muri uwo mutego kubera bashaka umugati w'aka kanya ejo ashobora kuguhemukira atitaye nuko tinya ko abantu babizi ko nshobora mfite page nini nshobora kuzinuka mu gitondo nkagusqueeze akamenyere mfite page nini mfite influence nini ndubahuka nshobora kurakara ukaba ubizi neza ariko umuswera agatinya akahita abirengaho hari igihe abantu rero ari n'igihe abantu babifata yuko uri kumutwikira kuko abantu bamaze kwishyiramo yuko boro iri negative itari igenda kurusha izindi nabyo bifitemo nabyo ni ubugoryi mbaza ati kubera iki hari boro iri negative idafite icyo itwaye nk'ubu nshobora kuvuga ngo aka kagabo kawe ni kabi rinda iyo boro iraza gutwika cyane ariko irabituma abafana bajya kwa Rinda bajya kureba ngo ni kandi bajya kureba akagabo ka Rinda kandi bamugirira n'impuhwe ariko iyo mvuze ngo Rosikana pay my money iyo boro iraza kurebwa cyane ego Rosikana arebwe nawe anamenyekane n'abatamuzi bamumenye ariko hari abantu baza gusubira inyuma baga promoter agomba gukorana nabo baravuga ati ko no muniga uzi ko nanjye yanyaze yego ndimo natanga urugero avuga ati no muniga uzi ko nanjye yanyaze uzi ko Dumba bivuze atabikoze Dumba noneho nundi avuga ati uzi ko nanjye noneho aga promoter w'icyagenda akabwira abaniga atuwaro awo ni umunyazi njyewe Dumba bananye gukora akazi kanje we aba bandi hasi nibo bagenda bavuga ukuri uko ariho noneho we ukaza kugaruka yego nagutwikiye abantu baje
ariko wowe iyo ufite ikindi gikorwa baba bakuzi. hariya urimo kwica repetition. Sasa rero igicucu kigendera ku gatwiko nagihaye muri uwo mwanya. Urabyumva ibyo bintu? Kandi ugomba kubara by'igihe gito. Kandi uba ugomba kubara long term. Ese ibi bintu no muntu avuze biranyafekita. Aha niho ubonera ba Bruce Melody bagenda bavaho ibintu, bagenda bacika intege kubera accumulation y'ibintu byatwitse ariko ari bibi, noneho birimo biragenda bimugaruka. Urakumva ko kana? Ukaza ukavuga ngo debeni naze ngo ndamukubita akanyafu kunda ngo muyoboke se nk'umuntu w'uruda runini. Kumva abantu bari baravuga tuzi ko no muniga yubahuka, ariko byarebwe n'abantu benshi. Kubera mwe bwo mushaka gutwika, hariho abantu benshi twabivuzeho cyane. 155 twayivuzeho igatwika abantu, umuntu wese amenya 155 ariko irasenyuka. So rero biba bisaba ubwenge. In fact buriya Dumba reka ngufashe ubundi kuri iyo point wari kuvuga, iyo urimo kuvuga utwika cyane bisaba ngo uri muri prime. Iyo uvuye muri prime rero bya boro byose bitabi gutekinga down. Exactly. Cyangwa uba ufite uburyo noneho umunyabwenge ukuntu akora, ashobora nko gukora press conference nk'ubu Bruce Melody. Anyway, aka kantu bashobora kukamukatiramo bakakamuha. Njyewe nuko nkora, washaka ukanga, washaka ukabireka, ariko njyewe ndumva mbacishije ubwenge nuko mera bro. Nk'ubu Bruce Melody ashaka kongera kugarukana igikundiro yari afite mu bantu, yakora press conference y'abanyamakuru bose akababwira ati ndakuze, ndi umuntu ukuze, nakoze amakosa menshi, hari abantu nababaje, mumbabarire. Abantu nababaje n'iki ndashaka ko mwongera kunkurikirana, mwongera kunkunda uko mwari umuntu yanyanze kubera ibintu nigeze kuvuga narisobanukiye. Buri muntu ahita agaruka. Bura victim card irakora. Victim card irakora. Kwiriza. Chris Brown aranje gukubita Rihanna. Umuniga yaramubwiye ko genda urire. Aragenda ararira, kuri stage yaragiye kurira, areba arapfukama ararira. Chris Brown niwe Chris Brown, ariko nabyo byagumye bimwafectinga. Ariko iyo adakorera geste uburyo byakaba byaramwafectinze ntago ariko byagenze. Alice hari abantu bamugiriye impuhwe, abantu benshi bamugiriye impuhwe, abakibasha kumwumva naho nukubera izamuwe bamugiriye. Tinya ko R. Kelly barangiye guprovinga bakavuga ngo R. Kelly yajyamanye n'abana batoya, no kugeza iyi ngiyi indirimbo ze ntago bazikina muri United States, amaradiyo yose ntago bayakina. Byaramwafectinze ariko byaramenyekanye cyane. Ariko R. Kelly iyo atarajyayo, iyo yemera akahita avuga ati narabikoze, mumbabarire, ngiye gufungwa, ubu ngubu yari kuba ari umustar cyane. Ariko bari kumugirira impuhwe bavuga bati yarabikoze ariko nta kundi byararaye. Hari n'ukuntu society ihita against n'amategeko, ugasanga abantu bari nese uzi impamvu. Uzarebe nka Noza nka Prince Kid, wabona abanyarwanda bataramugiye inyuma kandi ari against n'amategeko, just kubera ko abantu nyine yabateye impuhwe. Noneho ari n'akantu Prince Kid yakoze kurongora wa mukobwa Elsa. Yego ako wari umuvuno uteye ubwo wa danje. Urumva hari ubundi ubu iyo urangije kubona ko wakoze ari ukuntu uba ugomba gukina na showbiz, biba bikeneye ubuhanga, ushobora no kubikora nabyo bikagutwikira, noneho warangiza ugategekana noneho reka mbyikuremo. Kandi abanyarwanda nibo bantu ba mbere bakunda umuntu waciye bugufi cyane. Iyo uciye bugufi ku munyarwanda ahita gukunda. Koza abanyarwanda bigize abantu badanje, bumva ko bagomba kuba bari hejuru, bagomba kubabarira, bagomba kugira iki, nibo barenze, niko bameze, niko biri muri kamere. Umunyarwanda iyo ucishije bugufi imbere ye ahita gukunda, ahita yumva kuri igicucu uri hasi ye.
noneho umunyarwanda iyo amweretse ko umukeneye kubaho kwawe ubikesha we arabyishimira cyane, ahita abyishimira cyane. So rero ibyo bintu bisaba umuntu ari selfless, umuntu adafite icyo ahomba. Njye mpumba iki gusaba imbabazi? pride. Njye nta kintu mfite guhomba gusaba imbabazi. Njye mpumba iki gusaba imbabazi bro? Njye kugusaba imbabazi ndabiki bro? We nka aga nkubabaje nkaza nkagusaba imbabazi, noneho bibohora n'umutima wanjye. Ikintu kimbabaza nuko aga yabababaye kubera njyewe. Bituma ntashobora kugaruka ngo ejo kuri social media ngo nze nseke nongere mbatwikire, you know. Kandi aga ari ku mpande iyi ngiyi arimo arabwira abantu ngo muniga yambabaje. Ndaza nkagusaba imbabazi nkakubwira ati aga nahubutse bro, nari mu minsi mibi, mama w'umwana wanjye yararangije kunyima abana, bihurirana nawe ungiza kakaboro, you know. Nkagutera impuhe ugahituma noneho ngo usiga umbabariye unanankunze. Sacaduba ni cyana cyiza anyura n'inyuma akanamenya n'ikosa yakoze, imbabazi. Noneho disi nawe ari mu bibazo, mama w'umwana we bimeze uku. Byahuriranye ibintu, wankoze ibintu byari bya showbiz, ariko byahuriranye na mama w'abana banje arimo aranyima abana. urumva ariko Dumba uramwumva Musafari. Oya Dumba niwe. None se du afite ubwenegihugu mwana bitanu. Yize kavukire mu bihugu bitanu. Ngo kavukire mu bihugu bitanu. Urumva uretse rero niyo ngiye gutwika kenshi ntago ntwika abantu ntazi ko bashobora no kubabarira, nanjye ntwika abana beza. Uragira hari umuntu ushobora gusaba nk'ubu ngubu ushobora kusanga nifunze kuri Irene. Irene umwifungaho mukagewana mukazarwana paka isi karangira. Nanjye muvugaho utugamba dukeya tutamubabaza. Niyo mpamvu nka Ben uhita umubaga ko ubizi ko ejo n'ejo bundi muziyo. Ben ndamubaga agahita amamagara ku kanya ngo bagahita nidimanga bamubwira Ben kama hamwe. Kigahita giseka. Urumva nka sha Ben ni imfura bro. Ben cyaza niwe munika nabonye sha uruganda rwacu rwaramufatiranye. Ari soft hearted ku rwego rukabije. Ariko mbaza uwundi muntu nkunda cyane ninde? Uwo muswera nyina witwa Izayiri Mbonye. Noneho niwe rutwitsi wa mbere. Izayiri Mbonye. Erega mwebwe murasama mubona umuntu atwika mukagira ngo birijyana. Deka umunegera ababifitemo uruhare. Uzi ko Izayiri Mbonye arampamagara tukavugana amasaha 5. Hatari umuntu n'umwe ashobora kubimenya n'ubwa mbere bivuze. Tukavugana amasaha 5 kandi nta kintu ampaye ngo mpromoting. Just chill. Uzi ko Izayiri Mbonye ntajya mutwikira, ariko ari wo muntu wa mbere amaze kuma amafaranga menshi. Abari kugura inzira. Ubu no kuvuga ko nta kintu kiri negative njyewe nshobora kuvuga kuri Izayiri Mbonye. Yaramfuze yamfasha amabya, waratamiye afata ibirenge amfunga inyuma, umuswera yarandanze. Ururimi yaba yarukunja yararukiye yafashe umupanga wa wundi w'Abarabu wa kera wa wundi ucyaya itacu ururimi. Uwo muri wo bita Izayiri Mbonye ndamwemeye kuko nanone anuko buriya yararege aravuga ati nawe mpamvu ziranda nta kintu wazivugosha. Njyewe kugira ngo njyewe niyo wagira iki, niyo wamfata ukanshiraho umupanga ku ijosi ukambwira ngo Dumba avuga ikintu kibi kuri Izayiri Mbonye, nabwo ijosi rice.